Karingani bimeze bite? Shawi tindumva ikintu nendaga kukubwira. Oyarekera umvane kawe ndakubwira wowe nyibutsa ya namba tujye duhamagara kuri radio. None tukagaragariza aho Imana. Soze ko weekend yageze se. Wapi mani ndi mu rugo. Mwana sha ibintu mani mu bintu bisigaye byarahindutse se ubungu ugira ngo wapi mani we bikora. Kawara sha sigazinduka ndeba nk'ikiyoni gusa araho ngaho. Nese wapi mani mabuje wimutinda ho kiraje kiri se wakintu wowe nyibutsa. Wapi wana banazindutse nariye nemeye n'imboga nzirya zidashuye kugira ngo none uko yango byeme. Life is change man Karingane mani winize. Shara guziko sige dutunze n'amabuja bibibobo. Shana urubobo mbwira mani mfite impano ya danje nshaka guhita mani nyiza kuri hano mbere. Kamereze nyine mani kakana bakansunikiye muri SMS kugira ngo nyine mitemba amagara noneho mitemba bwira mani mani mfite suzi ko mani biciye umuntu ahita gutamo. Gabanya ubureza ariko igihundi wanindira ijuzi kamanite mani na ibyo no munzu. Babujura muzi cyane ishitane cha. Ibaze none hamfashe ibaze mpfu itambonye subundi. Gira nyine mani kora ibyo mubwire gakororere muri we sino ubu byintu ndugwigena here mani kandi watuma ndakara turamaniga. Shabuze ngiye Kigali nuko yikidamu. Abe byamawuje bitera imishoti bikagenda bikabara nk'ibihera hwe. Mwana ava kugihumye ngo ni mabuje wembwira we kansembingire nari. Gateho. Ngo ndabacira nanjye kuba umustar umwe ureze no ku madrede mfite. Shadagaska. Okay karinganire mu nzu koze ibintu byadanje kabisa. Aro mwaramutse. Muravugana na BIBERO. Mfite yo kuririmba na yango nyenye babwire. Sikuri ya radio. Nangire. Jet gera guza n'ibikoresho. We data we. Fata wa. Ukwasama wajya muri gikona nawe uri kwasama wasama ibiki. Kweki? Mikoro y'abakiriya wayisomhereza hano turebe. Gira vuba. Iyi mikoro nako ndabona iya bisanzwe nta gisabo sigara umujuru sigara yenda wiba mu bipangu duturanye ugira imikoro wayikuye he Rap nayikuye mu nzu. Ese ko numva wabego yego uri kwabira Abo buja wumvisha Imana ufite. Buranje mubwemo. Babashyitse bose baza gusura hano. Nabaririmbiye. Reka mbwe bose basura fata Imana tara hejuru. Warurimo kugira kudose wabira nk'igikwana impano hano ni nduko kureba kugaragaza impano. Ubu usukuno mokosa. Hama nenda mwavugana kuri telefone mukanya. Nenda mwavugana kuri telefone mukanya. Senda mukubwira ra. Ko numvishijwe ingoma cyane numvishe n'abahari. Wasanga ubwo wumvishe nka Bluetooth nyine.
ngo nkaki we pima bujubundi gibe byose nakubwiraga sibyo byose bigendanye n'ibi ari amasuku nayakoze buri kintu cyose yarana ibintu byose wabikoze okay niba ari impano hari ibindi bikoresho udafite akira nkwereke ariko ubifata ubanje kuntiza nuba mawe igihe bari ikiyo niba urayibe niba yamutsa urumva busura rwawe rumeze nk'uko bugari bwaraye urumva aka kantu uzajya ushyiraho urumva ucomeke noneho ufate ivideo igaragara arega kera utaraba ukazana bya bigambo byawe ibyo mu kanya urimo kuvuga cyane ntabwo ari bavugaga mabuja genda kwemera babuja uyigiko ninjye ugiye guhimba se kandi ugira umunwa wawe ni wananiye bara nukugusingiza aya cyane niba ari cyane nani icyo nagatangaye ubundi mawe none byari bintungu yisaye tiriduka mabuja kugiriye neza sasa rero bibero ufite impano urumva ufite impano ushaka kuba umuhanzi ariko ntufite ahantu igaragariza we reka mubwire ujya kumfasha kuyigaragaza ndakubajije ufite impano wimbaza nanjye ufite impano usibye no kuba mfite impano niyo kujya muri toyi atari yo kwiba ariko oya ufite impano niyo kujya muri toyi niyo kuririmba nukomeza kuvuga ibigambo biteshanya amahirwe ndayasubika ufite impano yo kuririmba nkwereka ahantu bigaragaza ubu umusitari ubikirangire muri Kigali cyangwa no muri naho aho hose ngiye mfite impano yo kuririmba no muri West House yose nararirimba sawa hari ibintu ngiye kukwereka ugiye kujya ukorera ubundi nanjye umva hakwishyurira kuko bari abantu bose bapromotinga abantu nge turaziranye ukanyishyura nanjye nyuma bicyamamaye upfa gukora ibyo nkubwiye ikintu cya mbere nasigazaga umushyushyu ukawurya kandi nanjye ndawukunda uwo mushyushyu wa mu gitondo ugiye kuwucika guhera uyu munsi hari ukuntu bandika ikirongo kunda y'umuntu iyo yariye kigakweduka uzajya urabaho buri mu gitondo sinzongera kumenya niba kitahwa umushyushyu uwucitseho burundu umva ikintu cyose wansaba nyende bugikoresha sawa icya kabiri sasa rero umaze iminsi ukoropa nabi uyareba nk'aha ngaha aya si amatotoro ya nkoko siyo ugomba kujya uyahanagura agashiraho aya matotoro sinzongera guhura n'amatotoro kuko iyo mpuye n'amatotoro mara ukwezi ntariye subizi aho nzanye amakoropesha niba ngo mujye uhicara uhikuba uhanaguze imisatsi yawe uru rupira se rwose narukira oya imisatsi yawe uhanagure neza ameze nka ponje uhanagure neza noneho imisatsi yanjye se kandi izagira umusitari byose ndabikora byose ndi bubikora tugiye ku kindi kintu ikindi kintu ni kera ni ikihe vayo mwereke hano ngwino nkwereke aha ibi bibabi ndashaka uzaduhera ruhande ufate amazi arimo omo n'itorosho uze nabyo ubitoroshe ubihanagure neza wacyumvishe icyo si icya gatatu tugiye ku cya kane sasa noneho wewe nkurikira ngiye kugira icyamamare kandi kuba icyamamare biravuna insanze uri kwiyuvugisha ngo yo iyo mpano ni rero wayigize ufata itorosho ushyiraho omo amazi utazakoresha amazi atarimo omo amazi arimo omo hose ukavura ibi bibabi byose ukora mbese wumva uzajya ubikora sawa ikindi gisa nabi icyanyuma no n'ibindi ubiki tugeza ni icyaka ngahe ibintu byose ambwiye ko ari byinshi wasanga ugeze no kucyamagana ubwo tubishyiriyeho uri mu misali kuyandika byose ndabikora sawa si uguhanagura ambwiye guhanagura nakubwiye guhanagura hazaza guhanagura ikiba cyitwa umuravumba uyu ni umuravumba ariko ubu ngubu ugiye guhinduka imboga kujya nk'ugutekera gabanya ni ngewe kukubwira ibintu ukora kugira ngo ujyane baguheze icyamamare ariko ngo birabeshya ndabikora zanze zigutekera waryaga imboga zose muri iki gipangu zarashize ariko ntabwo ari ukugira ngo ucike ku mboga ndagira ngo ibi ngibi umuravumba uzajya umuteka ushyire
ushyiremo inyanya ushyiremo ibirungo ushyiremo byose urabona ko ari mwinshi mabuja mushaka kuzagenda arya nk'akari ariko saje gikupe byose ndi ubikora ushaka umbwira n'inzu nayisenya ariko ugahera ku iwacu musenge ibintu byose urambwanda uravumba ugiye kubiwuteka mu cyimbo cyo kujya gusoroma za mboga zanjye nako jya uwuteka ugeza erega uranaryoha uzajya uwurya izo mboga zawe byari ibintu 200 ariko kugeza ku bintu 5 ubwo icya nyuma oke ejo tuzasukura mpaka ibintu 200 bigize iki birangiye ibyo ugiye kumusitani ugiye kujya utambuka no kwaka bakaringanira bakabibabwirira abantu bose uzabishobora nawe umusitani uzabishobora noneho ugenda mu rugo kwivuza hajyanirwa n'umuntu ufite impano udafite utwo gusa tutarimo rero kwa mukwa harimo ikintu kuvugana nawe uvuga ko utaza iyo biravuma ntashaka kubiteka buri munsi kugira ngo amajwi meza abyumvishe yongere ndabikora rero cyanutse mu mabuja mu w'igikeri mu mabuja mu w'inkuba mu mabuja w'ikimukizi mu ntabwo nabyumvishe ngiye kumushoswesha mubabaze ntibazabona koko ndi mabuja w'igikeri niba ngombwa n'amagaragambyo azayamuhandisha kandi ntari igikeri koko ubu ngiye kujya